Wigeze umenyesha RMC iby'ikibazo cyawe? Njyewe nabimenye Rimbu yarampamagaye. Namenye Rimbu yampamagaye. Ariko irabizi. RMC irabizi. Wumvaga ndagusubiza iki? Wumva ibyo nabica uruhande? Ntuzera abandi. Dusaba abaturage kuvuga ibyo bahura nabyo natwe tuhishe ibyacu. Turirwa tubwira abaturage ngo tubwira uko gitifu mubanye, none ngewe mpishe uko manye na RMC. Ntabwo bishoboka. Dosiye yarize igera mu rukiko, yageze muri Rimbu, igera mu rukiko, igera muri pariki, igera mu rukiko. Nari nababona se? Nari nababona? Nari numva ijwi ryabo? Noneho ngewe ni kesi iri typique ku kazi. Ni cyakorewe muri studio. Muri studio ntabwo ari kwa kundi ngutashya ubukwe, noneho barakudishye, noneho uvuga ngo RMC ize kurengana umunyamakuru wadihiwe mu bukwe. Oya, ni icyaha muri studio. Urabyumva? Mwisesengura makuru. Muri studio ya televiziyo izwi na RMC ifite ibyangombwa. Urabyumva? Mwisaha ikiganiro kizwi, ariko ubu ndarwana ngenyine. Ari televiziyo reka da, ari RMC reka da, ni ngenyine. Tuzabaha amasomo maidia muzagenderaho iminsi isigaye. Uranakoze kubaza icyo kibazo. Narizi kutagitinyuka kuri channel yawe. Ariko tuzabigisha kweri. Tuzabigisha ndakurahiye. Kandi ngewe ntabwo urubanza rwanjye hari urwo kuvuga ngo ntabwo Karegeya gutya ngo ni mwene kanaka w'imyaka iyi. Ngewe urubanza rwanjye rugomba kubisomo ku bandi. Ntabwo nzagenda byabe ndabihakanye. Oya, tuzavuga bivemo amasomo n'abandi bazabigendereho. Ubwo nyine ni ubwo nzaba case study. Izindi manza zose z'abanyamakuru zizajya zirefera kurwanya, kuko rurimo utuntu. Niba batarayijyamo mbere y'uko igera mu rukiko sinzababona. Ibyo ni kwa kuri ukororana umujinya ukipfunira. Uriya rero nibyo byamubayeho. RMC nuko buriya nyine presidente nyine ni nkaho yibwirije agashyiramo imbaraga akagomba kumusanga kuri bariko mbere RMC na Liliane ntago bacanaga uwaka. RMC yamutumyeho aranga avuga ko bazabonana kuri Zoom, bageraho batora ini delegation y'abantu bakoranye na Liliane muri RMC. Ntabwo ari abantu babonetse bose. Aba delegation yagiye kwa Liliane ntabwo ari abanyamahanga, ntabwo ari aba étranger mu mwuga, n'abantu babanye na Liliane muri RMC. Baba komiseri bagenzi bagiye ngo nibo yabwiye, arababwira ati no ngewe urabona ngomba kuba idamange mushyashya. Arewe urumva byo bitangiye kugoranira. Ngo babashije ngo bakabaza abana atari ko bana ko muri bakuru ntimugire mama inama. Ati reka data natubwira ngo niba mutwara tuzabona amadolari. Kandi ubwo iyo delegation yagiye nyuma yuko RMC yo atayumvise, hakurikiraho iyo delegation. Nyuma y'iyo delegation hagenda izindi mbaraga, yanga no kuzikingurira zicuruge. Alright, Jaras Official TV nanone kandi turabasuje, twizere ko mumeze neza cyane. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye. Turabasuhuje tubifuriza gukomeza kumererwa neza nk'ibisanzwe mu mpande enye z'isi ko mudukurikira. Ni iby'agaciro n'abari imbere mu gihugu mwese abumva ikinyarwanda turabakengurukiye. Ubwo ni Kirundi tuba tugishyizemo kubera ko ari ikivandimwe. Nk'ibisanzwe rero muri kubona ko kuri kamera turi kumwe na mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste. Ntangire musuhuza, muri kubona ko mood ingofero iki nakari gutya mumenyereye, hari impamvu mbona anameze gutya, ubwo nanamwihanganisha ngenda bizi ko arwaye. Ubwo reka ntangire musuhuza wenda nawe abasangizaho gato ubundi. Nta birenze ntacyo mbasangizaho. Uburwayi bwo ni ibisanzwe.
ariko malariya yo si ikintu gisanzwe kuko malariya irahari nubwo minisante itantumye ariko nabo ni inshuti ni abavandimwe ni bashuti bacu. Ikiriho ni uko malariya iriho abantu bakwirinda kubikerensa, buri wese abimenya ari uko yamugezeho. Abantu bariraye ariko na leta yariraye kuko ntiheruka gutanga mustikeri, ntiheruka gutera imiti mu mazu, na mustikeri ziheruka zari pirate, no nyuma y'iza pirate nta n'izindi, no gutera amazu no gutera imiti mu mazu wapi. Hanyuma n'ubutumwa ntabwo abantu barabana n'ibizenga by'amazi mu majaride aho imibu itera amagi, abantu barareka amazi akamara ukwezi, ibihuru biraho, ibihuru byo inzego z'ibanze nizo zakabaye zica zikangura abantu kubitema kuko byinshi biba biri mu masambu, nta muntu ugira igihuru iwe mu rugo. Ibihuru n'ibyo biba biri iby'abaturanyi badahari, ibibanza bidatuwe cyangwa se muri espace libre za leta. Ariko hari abagira amavaze mu rugo bashyiramo amazi agahoraho, kiriya nacyo kibarwa nk'ikizenga. N'ingunguru y'amazi idapfundikiye ibarwa nk'ikizenga. Ahantu hose amazi ashobora kumara icyumweru arangaye, umubu ushobora kuza ugateramo malariya ukororoka, umuntu ugakora akazi kawo. Kandi iyo urumye umuntu umwe mu muryango buracyo ukaruma n'undi. Donc nari mvuze ingunguru ariko hari n'abayabika mu mabase, mu bidobo n'amajerekani adapfundikiye. Ahantu hose hari amazi arangaye ashobora kumara icyumweru nayo barwa nk'ikizenga. Ntabwo ikizenga ari amazi yanduye. Nibyo nari narishyize ndi kwibaza ntihari Kigali hari ahantu hakiri amazi, ni amazi aretse hamwe atava aho ari, atava aho ari, atabuja cyangwa ngo avanwe. So ibyo rero inzira abantu bashobora guhuramo n'umubu utera malariya ni nyinshi, kandi nta butumwa bwo kubikangurira abantu buheruka no kuyirwanya. Malariya inzitiramibu ziva mu maduka sinzi niba ziri abantu bigurira mu maduka za VIP, sinzi niba ziba zikoranye umuti kuko izo leta itanga ziba zikoranye umuti. So muri make irahari rero. Kandi ikindi wenda ntacyo najyaho inama kuko uburwayi bwose buprofita imbaraga z'umubiri. Buriya indwara ushobora kuyimarana icyumweru urwana nayo, cyangwa se ikagukoraho ntigire icyo ifata. Kubera iki? Iraprofita ubudahangarwa bwawe. Ubudahangarwa ni ukuba utananiwe, ni ukuba urya neza, ni ukuba uruhuka, unywa amazi, ukora ako gasiporo. Ariko se birashoboka se? Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Wowe njye mbona unagerageza. Ariko nanjye yamfashe kera. Buriya twagiye ku Rwesero hari hasije nk'iminsi 3 nyiyumvamo indi wiki, noneho nkavuga nti finalo masango nzajyayo ku Rwesero, noneho nkagerageza nanjye gufata ibintu binyongerera ka iminita akabaraga. Buriya n'iriya siporo nakoze kugera amarenge byari muri urwo rwego. Noneho ngeze no ku Rwesero nkora utundi dusiporo, ubwo niko ninanizaga cyane. Noneho nkagira umunaniro wo mu mutwe, nkagira n'uwo mu mubiri. Wo mu mutwe wo ni kenshi gutekereza cyane, rimwe na rimwe ugatekereza n'ibidashoboka n'ibyakunaniye. Ibyo byose ubwo ufite burya amayesheke Dashimwe niwe akunda kujya abivuga. Iyo ukorera mu mayesheke bizamura imisemburo yaneyantisa umubiri, yaca intege umubiri, akabonetse kose kagagufata. Uzarebe nta muntu umuntu uhora useka n'uhora akoma amashyi ntabwo bafatwa indwara kimwe nk'umuntu uhora aganya azinze umunya. Icyo nicyo ijana ku ijana. Azinze umunya, arakaye, bamutunganyije. So rero iyo urwana n'ibyo udatsinda nabwo umubiri uba feble. Urananirwa. Ngayo nguko rero urumva natwe byatugezeho. Nibyo ni umuntu kandi niko umubiri wacu uremye. Njye nari nkikirutse, njye nayirwariye mu rugendo, ariko ngira nyine amahirwe navurwa nyine, ariko imiti buriya nakagabo ni ibigenda ikora umuti. Ariko bishobotse abantu aho kugira ngo imiti ikubera ibiryo byawe byaba ari imiti. Burya no kurya wakabaye
ivura mbere ukikingira imboga n'imbuto, ako gasiporo, ayo mazi ko kuruhuka, mbese iryo yuzuye, apana guhora wihata ibivuta cyangwa ibikomoka ku matungo gusa nabyo biri mu bintu donc hari ibiryo dufata nkaho ndazi ko abagabo barya imbuto ari bakeya, none n'imboga turarobanura, umuntu arihata amashu ariko inyabutongo hariya reka da ntazikoze, pinari reka da, reka da, nta kagombore shwi. Ibyo rero iyo bije nyine indwara itanzitse, hari uburyo unfortunately nkunda kubivuga, ariko n'abaganga ikintu cya mbere bakabanje kwigisha n'inzego z'ubuzima ni uburyo bwo gukumira indwara, ubwo butumwa bugahoraho bwo gukumira indwara, kuko nubwo twagira abaganga b'inzobere n'amavuriro akomeye yakira abantu avura neza, ariko byazagera bikaba byinshi. Ibyakabaye byiza ni uko bazamura karite ya soins de santé, ari nako bakagombye kuzamura na mécanisme de prévention, bakigisha abantu, donc abantu nibura hajyayo kwa muganga hakajyayo uwo byananiranye, ariko barigishije umuntu uburyo ashobora gukumira, uburyo ashobora imyitwarire imufasha kutarwara kwa ibindi bikaza ari byandakumira. Okay, nibyo ngibyo kandi nabyo ni izindi nama tuba tugomba gusigarana z'ubuzima, kuko nabwo tuba tugomba kububungabunga umunsi ku munsi, ariko kandi mu buzima ni byinshi bigenda bibamo, tugenda tubona. Uyu munsi nyemerera Karegeya nkubaze gatoya ku kijyanye n'ubundi n'igifite aho gihurira n'ibi tubamo umunsi ku munsi. Ndajya kuri kese y'umunyamakuru Liliane Uwineza wamaze kurekurwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rw'igihugu, ariko nyuma y'ibiganiro n'ubundi byabaye hagati ya RMC cyangwa se Tescovia nk'umuyobozi wari uhagarariye cyangwa se umuyobozi uyobora urwego rw'abanyamakuru bigenzura, akaba Liliane yasabye imbabazi arazihabwa ndetse ahita anarekurwa. Mu itangazo RMC yanyujije kuri X nayo ikaba yagaragaje ko rwose ari igikorwa kinejeje cyane. Ntekereza ko ari n'intambwe nziza ku bijyanye n'ubutabera no ku banyamakuru, kuko iki kintu cyagiye kivugwaho kenshi Karegeya, ko RMC akenshi abanyamakuru bashobora kugwa mu byaha ikaba ntabwo iryo somo naritangira kuri Liliane. Liliane ntabwo yaguye mu cyaha kubera itangazamakuru, yaguye mu cyaha kubera ibindi bibazo, ariko abikora muri vuba y'itangazamakuru. Icyo cyo kirashoboka kubera ko yakoresheje gutangaza, ariko hari icyamuteye kubigwamo, none wabiguyemo aratangaza. Nicyo kibazo cy'abanyamakuru, n'ubwo budasa inzego zibishinzwe zose zakagombye kubikonsidera, kuko niba umuturage umuhinzi inka zimwonera akitotombera mu kabari, cyangwa akitotombera utajya mu kabari akitotombera mu gipangu cye n'umugore we n'abana, ntabwo ariko umunyamakuru uhorana kamera na mikoro ntabwo azitotombera mu rugo, ntabwo bishoboka. Ni nk'uko n'umupasiteri iyo wamukubitiye umwana isomo yigisha ku cyumweru ntaho ahera. Buri wese agaragariza ibyishimo bye n'akababaro ke aho abasha kugera. So rero umunyamakuru we harafunguye. Simvuze ngo n'ufite igiturika, ufite igiturika nawe ajyanye mu kazi umujinya, bigaragarira mu guturitsa. Niko bimeze. Ingero zirahari. Bigaragara uruheruka n'urwa Nyamasheke. None se nyine yaba ari umushumba yari kugenda ahondagura inkoni,
ariko se umuntu ufite igiturika yahondagura inkoni? akayibika agakubita Ni ukuvuga ngo uriya mujinya ratandukiriye, uriya mujinya Minani Gervais yatewe n'abaturage, iyo aza kuba ari umukarateka yari kubatera ingumi, iyo aza kuba ari umushumba ari kubahondagura inkoni, iyo aza kuba ari mvuge se ngo iki, iyo aza kuba ari umuntu ukora ku kazu k'amazi yari kugafunga bakicwa n'inyota. Uriya rero inkoni ye iraturitsa. So rero na Liliane ntabwo yagambiriye gukora icyaha mu itangazamakuru, ahubwo yagize ibibazo by'ubuzima, yagize icyo nge nakwita depression, amaze kwirukanwa mu kazi, noneho wa mujinya awukorana anyuza mu itangazamakuru. Ibyo rero niyo case ya Ntuza. Ntabwo rero nabifata nk'aho ari umunyamakuru waguye mu cyaha. Oya, burya umunyamakuru ushobora kugwa mu cyaha tukunda kuvuga ni nka kwa kundi ushobora kugenda wari ugiye muri ceremony runaka, hanyuma hakagira ikiberamo ukagitangaza, n'urugero hakagira wenda bitari ngombwa, cyangwa se ugatara inkuru nayo bakakubeshya, nabyo ukabikorera mu itangazamakuru. Hari ibindi byaha, ariko ibya Liliane oya, ntabwo intego yari itangazamakuru, kwari ukwirefura, kurekura ibimurimo. nari nkigarutseho kusanisha n'ikijyanye na intervention ya RMC mu kibazo cy'umunyamakuru. Uwitwa umunyamakuru wese RMC yagombye ku intervene nayo rwose, igiterwa n'ipfunwe niba hari kesi z'abanyamakuru zishobora kugera aho zigera itazigizemo uruhare. Barabizi kandi mpora mbibabwira. Uwitwa umunyamakuru wese, ejo nari kumwe sintandukire kandi ubwo ejo nari kumwe n'umwe mu bavoka bazampagarira mu rubanza, ariko nawe yarambwiye ati natwe mu bavoka babanza kwa batoniye, ntushobora kwinjira muri dosiye ivugamo umwavoka utaciye muri baro. So rero sinzi impamvu iby'iwacu mu itangazamakuru ubundi uko byakagombye RMC niba ari nk'urwego rushyirwaho n'itegeko, waba ubizi waba utabizi, nk'uko RIB nayo ishobora kugenza icyaha yabibwiwe cyangwa ibyibwirije, na RMC kuri kesi z'abanyamakuru wabimenyeshwa utabimenyeshwa ugomba kubijyamo. Umuntu aho uzumva ngo dosiye ni y'umunyamakuru irahana, uyizanamo, RMC iyinjiramo, yaba ari umunyamakuru yitabaje, yaba ari urwego, babishaka batabishaka igomba kujyamo. Nta dosiye n'imwe ivugwa mu munyamakuru RMC yagombye kugenda ngo yeme, kuko umunyamakuru iyo ikintu kiswe umwuga urakigendana, iyo ikintu kiswe umwuga urakigendana. Buriya mwarimu ashobora kuba mwarimu muri zone yigishamo ku ishuri, ariko wenda mwarimu wo muri Gasabo ntabwo yagera Nyamasheke ngo agomeze kwitwa mwarimu yatashye y'ubukwe, ariko wowe munyamakuru ntabwo bishoboka. So ni ukuvuga ngo rero ushobora kugwa ushobora kugwa mu cyaha wiyitaga kuri mu kazi k'itangazamakuru, cyangwa se abantu bakakugusha mu cyaha babizi neza kuri umunyamakuru, bakubonye kuri umunyamakuru, sibyo? Ubu se idihwa rya Jean Paul adihwa na Nzizera nta mwuga urimo, ubu baricaye tu ngo ni icyaha cyabereye muri gereza. Umwuga waburamo aho ngaho, ari Jean Paul ntari kuzira ibyo mu itangazamakuru, ari Nzizera we nta muhora ibyo yakoze mu itangazamakuru. None urumva uwo muntu rero niyo kesi y'umwavoka, kesi y'umucamanza, bushinjacyaha, mugenzacyaha, kuko ahantu umugenzacyaha niba ku mwaka ashobora gukora ku madosiye 200, iyo akoze imyaka 5 ni amadosiye 1000. Abo bantu bose niko bose bagiye bamugiriraho amahirwe, hanyuma batarayagize. Ngabibaza umucamanza rero umaze imyaka 10, Mageragere kimwe cya kabiri niwe wagishyizemo. Uwo nguwo umubwire ngo mucamanza rwose ibi byakubayeho wihangane, ntiwari mu rukiko. Mwavoka rero nyakubahwa roya rwose ibi bintu urumva ntiwari mu rukiko, uriya ntiyari umukiriya wawe, ntiyigeze umukiriya wawe, uravuga ko mupfiki.
Mbese ababuranira bose, abatsinda, abatsindwa, bafite abavandimwe, bafite imiryango. So rero RMC imiterere y'umwuga ntiyabura abakwikoma. RMC ntabwo iragaragaza imbaraga ihabwa n'itegeko ryayishyizeho. Kuvuga ngo nzategereza ngo nzicara ngo ntegeze ko baza bakambwira, ubwo zuba bushinzwe urwego ruricara se rukazanirwa. Ese ubwirwa n'iki ko abantu bose bazi ko ari yo procedure? Ese wowe kuki inzego zigukorera akazi uri aho uturumbuye gusa? Ugomba kwiyempoza niyo yageze aha ngaho uko mubanze muyizane ibanza muzayibona nyuma cyangwa tuyikoraneho. Ibyo uwitwa ko sinavuze ngo nibyo kuvuga ngo abafite promoma, simvuze ngo komandi heje umuntu wese wigeze ikarita ya RMC wenda wereka nkatira aho ngaho, ariko ntibivuze ngo yararangiye uburaveni cyangwa ubura umwanya ngo bakuvanyemo kuko ko yabaye expired. Ntabwo yigeze wandika usezera ko uvuye mu itangazamakuru, yakabaye kuba renouvelé par tacite. Hari amasezerano ugira wayavugurura utayavugurura, ikimenyetso cy'uko utakiyarimo ari uko wowe uvuga ko uyasheshe. Ariko kuvuga ngo ubwo ndashaka guca gakundi abantu batanyumva nabi, ntabwo mvuze ngo ubyutse wese ahita yitwa umunyamakuru uvugirwa ugenzurwa na RMC, kuko ntaragaragaza ko ashaka kugendana nayo. Ariko uwigeze kugendana nayo agatunga ikarita ikaba expire, akaba agiye mu bindi cyangwa akabigarukamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uwo nguwo keretse yarigeze abandikira avuga ati sinkiriwe, cyangwa nabo bakabwandikira bati kubera ko umaze igihe iki n'icyo utagira ikarita ntukiri uwacu. Ariko uwigeze ikarita yabo wese bagombye kumenya situwasiyo ye, kandi dosiye ye igihe cyose RMC yinjiye muri dosiye, izindi nzego zikaba zihagaze zigategereza kuyigezwaho na RMC. So RMC rero itabashe kudefanda iyo raison d'être yayo, izindi nzego zizayikoreramo nyine. Niko bimeze, zizayikoreramo. Ariko igiye ibanza muri dosiye bakavuga ati tumaze kureba iri kosa cyangwa iki cyaha yakiguyemo kubera umwuga akora, yari mu kazi cyangwa yitwaje umwuga, bese izindi nzego zikagendera kuri raporo yavuye muri RMC. Ntabwo ari izindi nzego zigomba kubanza mu kazi muri RMC, zishyirwaho n'itegeko na RMC n'itegeko, nta tegeko riruta irindi, n'est-ce pas? Haroro urwego rushyirwaho n'itegeko ni gute ruvugirwamo n'urundi rwa n'itegeko? Ahubwo ikibazo tuva kuri ntuza nuko RMC ahubwo izindi nzego zarayimize n'abakabaye bayikorera nabo bakumva ishema ryabo ari kuba bakorana n'izo nzego kurusha gukorera abanyamakuru. Icyo nikitavaho rero tuzashira. Uranyumva? Kirakomeye. Donc usanga abantu bo muri RMC bashaka gushimisha izindi nzego, kandi izindi nzego zirashaka gusyonyora abo RMC ishinzwe. Bita bigorana. None asigarege kangumaze ikibazo cy'amatsiko. Nta kibazo. Wigeze umenyesha ndabitangaza. Kibazo wigeze umenyesha RMC iby'ikibazo cyawe? Njyewe nabimenye Rimbu yarampamagaye. Namenye Rimbu yampamagaye. Ariko irabizi. RMC irabizi. Sisi kumenyesha uvuga se n'ukwandika n'ukugira kwandika ukavuga uti wenda nahamagawe kubera case yo mu itangazamakuru. Ngo iki? Nyine ukabimumenyesha ko ari case yitanga mu rukiko umuntu ushinzwe. Bakaguha umunsi wo kuburana. Yavuye muri Rimbu hamaze nk'amezi 2 hijya muri parike bampa itariki na n'ubu sindababona. Waje urareka. Sorry kabisa. Naribagiwe ahubwo ko process yaginze igera no mu rukiko. Ubwo nari baracyaraho. Ubusubu waje yavuga ko atabizi. Ni ikindi. Abuze icyo ndenza. Oya sinibyo, hari n'ibindi biba barebera. Ariko nta kibi nko gukorera urwego utagaragaza ibikorwa bifatika. Neza ubwo impundu uhabwa utabarutse nizi. Wagombye kuva mu nshingano uvuga uti twakoze iki, nakoreye iki, twakoze iki.
ariko niba abantu bakubwira ngo dore kanaka araducitse kubera uburangare bwanyu, dore kanaka ari kwirwanaho ashaka abavoka muri aho, wumvaga ndagusubiza iki? Wumva ibyo nabica uruhande? Ntuzere abandi iki? Dusaba abaturage kuvuga ibyo bahura nabyo, natwe tuhishe ibyacu. Turirwa tubwira abaturage ngo tubwire uko gitifu mubanye, none ngewe mpishe uko mbanye na RMC? Ntabwo bishoboka. Dosiye yarize igera mu rukiko, yageze muri RIB, igera muri pariki, igera mu rukiko. Ubu hasigaye iminsi itagera umwaka n'iminsi mikeya. Umwaka wuzuye na n'ubu sindababona. Nari nababona se? Nari numva ijwi ryabo. Noneho ngewe ni kesi iri typique ku kazi. N'icyaha cyakorewe muri studio. Muri studio ntabwo ari kwa kundi ngutashya ubukwe, noneho barakudishye, noneho uvuga ngo RMC ize kurengana umunyamakuru wadihiwe mu bukwe. Oya, ni icyaha cyo muri studio. Urabyumva? Mwisesengura amakuru muri studio ya televiziyo izwi na RMC, ifite ibyangombwa. Urabyumva? Mwisaha y'ikiganiro kizwi, ariko ubu ndarwana ngenyine. Ari televiziyo reka da, ari RMC reka da, ni ngenyine. Jya ku yindi ngingo. Okay. Ubwo wenda urumva amasomo tuzayumvira mu rukiko, kuko ibyo byose bizazamo. Nukubanza tukareba ngo procedure, ese procedure, ese arujyana procedure ivuga iki? Arujyana ikirego cyakorewe mu itangazamakuru abigenza ate? Ese uwakira ikirego kivugwa mu itangazamakuru abigenza ate? Niba umuturage atazi ko ari ukubanza muri RMC, uwakira dosiye we kuki atamubwira ati banza? Hanyuma se noneho icyaha cyabereye muri studio kuki cyakurikiranwa nyiri studio adahari? Hanyuma se icyaha cyabereye mu kiganiro live, hanyuma uwumva yagize ikibazo ku kiganiro akabisanga kuri YouTube, nyiri gusesengura inkuru niwe ushyira kuri YouTube. Ibyo byose tuzabimenyera mu rukiko. Tuzabaha amasomo maidia muzagenderaho iminsi isigaye. Uranakoze kubaza icyo kibazo, narizi ko utagitinyuka kuri channel yawe, ariko tuzabigisha kweri, tuzabigisha ndakurahiye. Ibyo byo mubyitegura, muzavanamo amasomo menshi. Muzabe mwashatse kamera nzima, amabatiri abika umuriro na memory card zifite umwanya, ariko muzabona amasomo kabisa. Kureba ari nyiri kibazo, ari nyiri kigo ibibazo byabereyemo, ari uregwa, ari wakiriye ikirego, ari ushinzwe wakiriye ikirego, abo bantu bose tuzagaruka ku ma responsabilité. Biri ku ruhe rwego kugira ngo byitirirwe kanaka, biri ku ruhe rwego kugira ngo bijye kuri kanaka. Ayo masomo yose tuzayagarukaho cyane, niko bimeze. Nimugire ngo aha kabisa. Ubwo ntangiye kumva icyo bavuka batatu bavuze. Rega turimo turegera umwaka ni muke cyane. Muke cyane. Turegereza igihe cyabyo. Kandi ngewe ntabwo urubanza rwanjye hari ubwo kuvuga ngo ntabwo Karegeya gutya ngo ni mwene kanaka w'imyaka iyi niyi. Ngewe urubanza rwanjye rugomba kubisomo ku bandi. Ntabwo nzagenda byabe ndabihakanye. Oya, tuzavuga bivemo amasomo n'abandi bazabigendereho. Ubwo nyine nibwo nzaba case study. Izindi manza zose z'abanyamakuru zizajya zirefera kurwanya, kuko rurimo utuntu. Ubwo icyo cyose nari nkigaruye kubera ku ikintu kijyanye na intervention ya RMC ku bibazo by'abanyamakuru. Ntayabaye. Iyo kuvuga ngo kuyimenyesha sinzi niba na procedure ariko ibiteganya, ariko ubundi itegeko rivuga ngo icyaha cyo kuri runo rwego
kikozwe n'umunyamakuru kibanza. Iyo bibanje ahandi se ukamenya ko ibyawe byinjiriwe ukora iki? Ubu mfata amafaranga ya Rwanda Revenue nyaherura, Rwanda Revenue yicare cyangwa yaruranya he police arebe kaye ntabwo bibaho, nta kigo gikorera mu kindi. iyo kigikoreyemo biba bigaragaza ngo kimwe kirusha ikindi imbaraga, kandi ntabwo amategeko abishyiraho yose arutanwa mu mbaraga, cyane cyane ko harimo n'iryavuze ugiye no mu myaka amategeko noneho amaze. Irya RMC ni irya mbere y'irya rura, irya RIB, mvuga ngo RMC ni mukuru kuri RIB. Oya, yaraziyambuye, sibyo se? Yaraziyambuye. Ikigo kimwe cya urwego rumwe rwavutse, urundi rumaze imyaka 5, ariko ugasanga abakorera RMC wenda bo bishimira kuba batakwereka RIB ko yakoze ibitari byo. Ibyo rero ntiwagubukira urwego, ariko kuza ukabwira urwego ngo iyi dosiye muyifite yagombaga kubanza iwacu, mube muyiduhaye tuzayibazanira mubone gukomeza. Icyo bitwaye iki? Uri mu nshingano, ufite urwego rushyirwaho n'itegeko n'urundi rushyirwaho n'itegeko. Ariko ngo kuba ngo byahageze ngo hariya se data, nubwo ntukikorera urwego, ugiye muri ayo ntiwari bukikorera urwego. Idosiye ikamara imyaka 2, yagezeho mu mpera za 2023, 2023 irarangira, 2024 irarangira, na n'ubu ashwi kugeza 2026 twinjiye mu rukiko ikibagabaga. Nibashaka ntibazaza, niba batarayijyamo mbere y'uko igera mu rukiko sinzababona, ntacyo bazaba bamaze. Niyo bazaza ari indorerezi nka Jarasi, ntaba nawe uzabaje gukora inkuru, bo bazabaje gukora iki? Bo bazaba baje gukora iki? Niba ari abajya muri dosiye nibayigaragaremo mbere, tuzagere mu rukiko ikibagabaga harimo inputs zabo, icyo nta kibazo. Uko bishoboka kose ibyo birabareba, ariko kuza kumva ko urubanza rwanjye ruri rugende rwose byo ntago bibakeneyemo. Uri kunyumva? Ntago mbibakeneyemo. Ko mu masomo azatangirwa muri urwo rubanza nabo bazigishwa, ntawashyigikira ko bahaza nyuma, kandi bazavuga ko babuze umwanya. Ibintu byatangiye ikiganiro nakoze kizavugwa muri urwo rubanza cyakozwe mu kwa 10 2022. Komeza shaka kambiveho ibyo. Ubwo ngubwo muri make kuri no munyamakuru kazi nari ngarutseho, wari watubwiye uti ntabwo ngiye mbibona mu mboni z'ubunyamakuru, ahubwo nabibona nk'umuntu wari urimo expressinga ibifite aho bihurira n'ibyo yanyuzemo. So icyo nari nshaka kuvuga, ibyo bihe yanyuzemo akaba ari byo, ntabwo ari ku expressinga urabipanga, ahubwo ibyo yanyuzemo byamupushinze, buriya message sena ngo nabangiye muri communication na psycholinguistique. Umuntu avuga iki murimo, sibyo? Rero ari ibisohotse byose ntabwo ari ugukomunika, ntabwo ari ukwiexprima. Hari n'igihe imoteri iri muri wowe igupushinga, byitwa kwiexprima, ariko ntabwo ari ukwiexprima. Kwiexprima ni igihe wabitekerejeho ugapeza le pour et le contre, ukareba niba ari byo bikeneye muri icyo gihe, it's okay. Ariko ibikurimo bishobora kukurusha imbaraga, kuko nese Liliane ko YouTube kwishinga ari ubuntu, ko yanahoranye amafaranga akora muri police, kuki atashinje cana kiba hariya. Hanyuma se zira content ntiyarazifite, ko yategereje se kwirukanwa ku kazi ngo azikore.
Mbarutso. None se hari indi channel wari wabona itangirana n'ubuzima bwite bwa nyirayo? Ariko sha hariyo wari wabona? Ubu Scovia uko avuga inzego zibanze yigeze zibamo? Zigeze zimukubita? Ariko se kuki yarizo yahereyeho? Nabatangira ku buzima bwite bwe. None se ubu se simbizi wenda harabushobora kuvuga bika par exemple sinavuga ngo iki umuntu atangiye cana ayitangirana n'umurongo ligne editoriale niba ari ukuvugira abanyantege nkeya ntabwo bivuze ngo nawe uri umunyantege nkeya niba ari ukuvugira abarenganye ntabwo bivuga ngo necessairement nawe wigeze kurengana cyangwa uwawe yararenganye nuko ari umurongo wihaye ariko guza utangira kuvuga ku kigo aho ukoramo nkuko nanjye nanjye nagombaga nko gushinga cano wenda nkahera ku bibazo byo mu burezi kuko nigeze gukora mbuvamo banyirukanye baduhagaritse kontara zitarangiye turanaburana turabatsinda icyo ntacyo nigeze nkora turanatsinda batinda no kutwishyura hashize nk'umwaka tubatsinda waratanze ubwo buhamya ibyabaye ibyo ni twakuri ukororana umujinya ukipfunira uriya rero nibyo byamubayeho so ntabwo rero wamureba muri iyo cadre ngo ni umunyamakuru ugarutse mu kazi ashinje cano tumuhe karibu no ayishinja ati ijiti ihereye kuri experience ze kandi zitari nziza Ruziyaza agahera ku itorero twakoranye 2019 na gatanu cyangwa akavuga ibyo muri kandi yari yaranakoze n'ingando mbere yo kwinjira kaminuza akavuga ati ese hagati y'itorero n'ingando wera difference icyakabiri cyangwa akavuga ati nje mu mwuga w'itangazamakuru kandi nawukoze neza yize ngira ngo niba yize SFB nk'umuntu wize finance agakora itangazamakuru abantu bamushima agakora na kontabilité muri police bamushima ibyo iwenda ibyo nabyumva ariko kuza uvuga ngo amashyamba ya Kongo ninjiye mu kazi bagira batya nabuze konjwe byose ukabizana ari uko noneho warabaye iyo RMC iri kumugira iri kumurenganura kwa nawe yayibayemo azi nuko ikora ariko nayo RMC nuko buriya nyine presidente nyine ni nkaho yibwirije agashyiramo imbaraga akagomba kumusanga kuri bariko mbere RMC na Liliane ntago bacanaga uwaka RMC yamutumyeho aranga avuga ko bazabonana kuri Zoom sinzi uko byaje kugenda bageraho batora ini delegation y'abantu bakoranye na Liliane muri RMC ntago ari abantu babonetse bose aba delegation yagiye kwa Liliane ntago ari abanyamahanga ntago ari abayitranje mu mwuga n'abantu babanye na Liliane muri RMC baba komiseri bagenzi bagiye iwe ngo nibo yabwiye arababwira ati no ngewe urabona ngomba kuba idamange mushyashya arewe urumva aho byabitangiye kugoranira ngo babashije ngo bakabaza abana atari ko bana ko muri bakuru ntimugire mama inama ati reka data natubwira ngo niba mutwara tuzabona amadolari urumva so rero urumva kugira ngo donc urumva ama etape hano muri kino gihugu mu byanditse cyangwa bitanditse akenshi iyo bakigufitiye hari inzira nyinshi ujyamo ukabona ko ugifite ayo mahirwe iyo bakigufitiye impuhwe hari inzira nyinshi kukoherereza abantu muziranye ntago bazana abagutera ubwoba bahera kubo muziranye abo mwiganye inshuti za madamu baramubawe bakakuryoshya urumva kugira ngo ugerageze oya wiseka na Karasira ntafunzwe none se mbere uko afungwa ntiyavugaga nawe ukuntu bamutwaye
uko yageragayo kuri ribu bakamugaburira bakamuha amazi bakamuha na lifti imugeza mu rugo bakavuga ati ariko rwose ibi bintu bireke kora ibi. So, nzi ko abanyarwanda benshi hejuru ya 80% abajya guhura n'ibibazo izo nzira bazinyujijwemo urumva nabo ntavuze byababayeho. Icyo tujye tukemera. Kera ntaraza muri ibi by'imihanda n'intuza umuntu yambwiye ati shati kugira ngo zikurenganye simbizi. Mbese ubwo ngiye n'ibyayo ni nkubwira ngo dosiye iba yaguye ku muntu utari we, ariko ubundi ayo etape kuguhamagara niba ari amasaha yo ku meza murasangira. Hari umutipe bigeze kuvuga ngo niba yibye televiziyo baramuhamagara baragenda bamushyira ahantu rwose mu cyumba kimeze nk'icya hoteli akarya nk'urya muri hoteli. Kandi havuye bamuha udukoni, agakoni yaje yicumba, ako yicumbye ajya kwiba televiziyo bamuha uturenze tubiri arataha. So ibyo byo bamenye ko tubizi, nubwo baba batabwiye abo bantu ngo bazabivuge turabimenya. Nta muntu n'umwe uraza urabivuga mu itanga usibye nyine Karasira, ariko turabimenya. So na Liliane rero habanje yo delegation, kandi atari delegation y'abantu babonetse bose. Reka basaza be bakuru be bose bafite ikintu baba bamurushije, ariko bafite n'ikintu baziranyeho kuko bakoranye muri RMC. Ntago bafashe umuntu ubonetse wese reka ntago bagiye ngo Nyabugogo ngo bapakira abantu batatu ngo muze tubajyane Norvège kwa Liliane. Oya, babanje kujye kunegosiye n'abantu bati mwihangana akazi kose mugira, bakuriye n'ibigo bikomeye, mwihangana akazi mufite mutubarire mudufashe muze musure Liliane mutuzanire raporo kugira ngo habe etape ikurikiraho. Iyo abo bantu batatu iyo delegation aza kuyibanira ntago ribi yari kuza. Oya kandi ubwo iyo delegation yagiye nyuma yuko RMC yo atayumvise, hakurikiraho iyo delegation. Nyuma y'iyo delegation hagenda izindi mbaraga, yanga no kuzikingurira zicuruge. Ariko urumva nibura RMC iragenda malgré izo nzira zose bamusanga hahandi muri za zindi zishuruge. Ati umunyamarata umuntu n'uwacu nubwo yadanira n'uwacu mu mude tumuganiriza. So rero ibyo byose ni ama etape ya abantu bose bagize amahirwe, ariko nzi ko hejuru ya 80% bica muri izo nzira. Niko ntekereza ariko pour clôturer Liliane yaba yarasabye imbabazi, nukubanza ukamenya ngo izo mbabazi yazisabye gute. Ese ari consciente kuko ibiganiro byose yabikoranaga inconscience, ubona ko afite ikindi kintu kimusukuma kitari kirenze conscience. Ko conscience y'umunyarwanda kazi wize wakoze mu nzego, ngira ngo no muri na Media High Council manza yarabaye muri body yayo, yakoze itorero, ntabwo conscience ye hariya kuri conscience ye muri izo nzego nkubwiye itandukanye niyo yari afite kuri ganira 250. So rero niba rero umuntu ubona yarakoze ibintu muri inconscience, n'imbabazi ze ntago wakwizera ko azisabanye ame conscience, ahubwo nugusaba imbabazi kugira ngo wenda ave aho hantu. Ubundi RMC yakagombye gusubira etape, ejo bundi bakongera bakohereza y'abandi bantu bajya kumuganiriza, harimo n'aba psychologist ko yarageze ahatangaza n'ibitari ngombwa. Amashyamba ya Kongo ubuse buri wese avuga yo yabayemo. Hari utazi ishyamba se? Hari umunyarwanda utazi ishyamba? Hari umunyarwanda urengeje 30 utazi ishyamba? Ibyo ni ngombwa kongera kubitangaza. No, uzirya Kongo undazi kibira, undazi Akagera, ndiya Panda, na Kivare, urazana amashyamba. Ese kucyubizana umaze kuva mu
kandi vraiment Liliane usibye nyine binkubwira ko ari inconscience cyangwa se ibintu umuntu aba afite ibintu bimuryamyemo ariko kubera ibisubizo bya bintu bikakomeza bikaryama hazi ibibazo akawugira akazamuka bya bindi bikurimo ukunyumva iki kintu reka ngisurinye neza hagomba kuba mekanizme zifatika zinahoraho zo kugira ngo abantu bahore bibona muri positive mind ariko umuntu wese iduka rirahomba kubera kwambura imisoro bati barampombeje kubera ko ndi unduyu nuyu undi bakagira gutya yakora ikosa mu kazi bamumanura mu ntera cyangwa bamuhana ati narabivuze ko abavuye aha tuzahora gutya ibyo bintu byose biguma umuti ni uguhora mu bisubizo ni uguhora dushaka ibisubizo yani biriya bintu umutwe yarabifite ariko yabona akora ku kigo kiyoborwe na fandi urabyumva ikigo gikomeye nka kiriya yabona ari komiseri muri RMC azunguza abanyamakuru icyo ntabwo yashobora gutekereza amashyamba ya Kongo ntabwo yashobora gutekereza amasanira afitanye na ba runaka cyangwa se ko yabuze umugabo ariko hariya turabibonye Liliane mvugiraho wenyine ko ari umunyamakuru mugenzi wanjye ndabavanwa mu myanya kuva na kera hari uwabakuraga ku minisitiri abanga akora beze wawe ngo gukorana n'aba bantu urabizi babyumva ntabwo tuzi se bageraga hanze bagahindura narrative n'ubu se ntihari abicaye mu ngo bakubita agatoki ku kandi aterega n'ubundi nari mbizi ati mama yavugaga ukuri ibyo bintu byose rero umuti nuko abantu bahora mu bisubizo bakirinda ibibazo cyangwa se nuguye mu bibazo akagwa mu byo yikururiye cyangwa se ibindi ntakumirwa nk'indwara n'ibiza ariko ibibazo biri related ku buzima économique sociale financier politique byose umuntu wese ku kabazo kabaye ahita abanza kwikweshoninga akisanisha akavuga ngo ni ukubera ndi runaka so rero nibyo rero nibyo ari Liliane ni case study ariko abantu benshi nuko bameze mu mitwe yabo hari uwo bazamura ati mwambonye sinari narababwiye se ko twebwe tuzahora tubaruta nta bushakashatsi nakoze ariko umuti ni ukuhoza abantu mu bisubizo uri mu mwanya arawuvamo ati nziziki uzamuwe mu ntera avuga ati baranciki urumva ariko uzabacungire mu bimazo nibwo babona bahita bigaragaza donc urumva ubundi igihugu cyakabaye gitanga ibisubizo ku baturage bose ariko hari ibibazo ntabwo bivuze ko amakosa yo ku kazi abantu batayahanirwa ariko ntibabyumva na minisitiri nta mu minisitiri turagira uba minisitiri imyaka 20 ariko benshi avaho yarakoze nka 15 akagenda avuga ati narababwiye rega urumva so rero ibyo ngibyo ntabwo mu mitekerereze abantu bose baracyanye erega basangira ubusa bitana ibisambo n'uwateguye jenoside yashakaga kwiharira kuba ko twasangiraga ubusa tukitana ibisambo iyo basangira ubusa bitana ibisambo rero bamwe bashaka guheza abandi so ni ukuvuga ngo umuti wabyo ni uko abantu basaranganye tube duke mudusangire mwese bibe byinshi mu bisangire mwese ariko ntibivuze ngo abantu kuba ba sanction kuba abantu bahanirwa sanctionner ari sanction positive na sanction negative kuba waba sanctionner positivement ukazamurwa mu ntera reba ko banzure ko bakurebeye kuri umunyarwanda kandi ibyo bintu ubishoboye wihita ureba ngo nuko ngwa ayamarago urukwera niganye kana ubu nagahita vuga ngo ntimuzi se ko kana burya twiganye ngo ntimuzi se ko ngo burya ngo muri bya bihe ngo nanjye nari hari ejo bamara kukwirukana arakashangura musura bebewe nibyo habe mu myanya yoroheje habe mu myanya ikomeye guhera kuri mutwara sibo na mudugudu na gitifu kazamo kugera ku ba minisitiri ingero zirahari nyinshi cyane
buri wese uvuye mu mwanya ashyiramo ako kantu. So ni icyerekana rero ngo mu mitwe harimo byinshi ariko umuti wabyo ni ibisubizo. Umuntu agakubita udusoko twa leta nka 5 imyaka 10 akubita udusoko twa leta neza, n'ejo bundi wenda yakwibagirwa rapari diriyo cyangwa se atasora neza. Ubwo muri cya gihe akoraga udusoko avuga ati nyamara ati nyewe aho zacaga aho zacaga narazipepera yakayita iturufu. Kandi wenda bamuhaye amasoko kubera ko mu gace arimo ariwe muntu bagira ngo ateze imbere ako gace, cyangwa se ni nawe ufite capacity, ariko yanyereza umusoro bamutamo. None se ubundi waruzi ko urabyumva, akiyibagiza ya myaka 10 yakoraga amasoko ya leta ntacyo yatanze, ariko umunsi byarabuye agahita avuga ngo bampoye iki. Urabyumva? Nundi abantu benshi mu mitwe ibyo birimo, birinda kubivuga iyo bagifite izo bakama, ariko mucutse rimwe gusa. Liliane wenda turabivuga kuko ni kuri kamera na mikoro. Nanjye ubu ngubu n'abavuga bivugire kuko iyi niyo nzira yanjye yo kuvuga ibyanjye. Nabwiye ngo umuhinzi avugira mu kabari k'urwagwa, ariko umunyamakuru avugira kuri kamera na mikoro. N'abandi ntago bajya kuri kamera kuko ntibapfa kuzibona. Kamera ntago ipfa kukwizanira na mikoro, ariko aho bari mu matsinda, aho yatashye ubukwe, aho ku kiriyo, mu kabari gasanzwe, mu ifamu, nibyo babari. So ubwo rero ibyashoboka nuko twese duhora mu bisubizo, ariko no kugira umutima ushima nta bindi. Ariko akantu karagukubita gato bigahita bizamuka. Ari nabo ujya kumva cyane nk'abari hanze. Muri hanze se ntago bajya bandika ko gereza ziri mu bwoko bumwe. Ariko ugeze uzabaze Jean Paul, harimo muri gereza harimo abantu bavuka mu bihugu bitari munsi ya 30. Ngaho noneho kandi nta mu Rwanda nta cyiciro kimwe kitariyo. Bakumva, ariko abandi bati twarababwiye ati c'est vrai. Imyumvire yo hanze bazi ko muri gereza ari ubwoko bumwe buriyo pe, ariko iyo ugezeyo niyo ugiye gusura se n'ubibona. Noneho agafagiti ka nyuma kugira ibyo nari mvuze wenda byagorana ntasinyaye fagiti ifatika iri officiel. Minisitiri w'intebe Pierre Damien avayo ntabwo yakubwiye ko hari abana yasanze bitotomba ngo harya ngo Farije abishurira ariko bakabura akazi bakajya mu biyobyabwenge. Ni uvuga ngo urimo wese nawe afite abatwerera ubujyaha bibwe, ariko Farije kuba yakwishyuriye ntiwihanganire chômage, ni nayo yakubwiye ngo ujye mu biyobyabwenge. Urabyumva? Ni uvuga ngo buri wese uri hariya nawe afite ibyo atwerera icyatumye agerayo. Muri make nibyo sinzi, ntabwo nabashije, kubera imbaraga nkeya ku cyumweru natashye ubukwe mbuvamo ntaburangije, ariko hari itsinda rimwe ry'abantu twari kumwe twaganiriye akanya gatoya, imbaraga zibaye nkeya njya kwicara. Abantu bize ngo muri ikabare ya Kibungo yahoze ari École Normale Technique. Mu bintu bavugaga nyine bavuga ati hari ahantu ugera nyine tukabona ko hari icyo wari uvuze ariko kigombwa kumvwa n'abashoboye kumva. Ntabwo ari ngombwa gukora ibiganiro byumva n'ubonetse wese, ntabwo ari ngombwa kuko na audience, target audience ntabwo ugomba kuba imwe. Ukina amabigi afite target ku bana, ukina ikinamico afite target ku bantu bakene bananiwe. Kandi ngiye ntabwo nkora ibiganiro byo kuruhura hashwe, bigomba kugufata imbaraga kugira unabyumve, sibyo se? Asante sana, ndagushimiye, wakoze cyane.